yo muri iyi si ibintu byabaye umukara mani, uragera ku isi ugasanga ibintu byabaye umukara. Kubera iki? Kubera umukara wabaye mwinshi. Yo ibintu ni danje, kuko uragera hirya ugasanga ibintu byose ni umukara. Uragera ku bantu bamubwira ati mfasha, akakubwira ati nta kigendera. Ngo ndetse na wa muntu wari wizeye usanga yakubereye umukara, ugasanga yagutengushye ibyo mwari mwapanze agahita bica kure. Ari nawe wari wizeye cyane, ari we wari utezeho ibintu byose, ari we wari utezeho amaramuko, wari uzi ko ari we urabigufashamo. Wamugera akakubwira ati ibintu byabaye umwanda, ibintu byabaye umukara. Ngo mbese umukara wabaye mwinshi muri iyi si, ibintu byose byabaye umukara, urukundo rurimo imikara myinshi. Reka njye nkubwire mani, ndi kureba ibintu nkabona biragoye, nkabona ibintu ni danje. Ahubwo we reka nkubwire ibintu twikorera, reka nkubwire ibintu tugerageza gukora. Uherekana ibyo nkubwira n'urukundo rwarijimye inzigo wabaye umukara muri iyi si. Usanga umuntu yagutereranye mu bibazo ufite agahita agutenguha akakujugunya hafi. Yo iyo utushe gatahita guta ibishanga, iyo gutaye ibishanga kandi nawe kuzamuka birakugora. Reka nkubwire njyewe ibintu twikorera, reka nkubwire njyewe ibintu turikorera. Oya nkundira wumva ibibazo biri kuri iyi si mani, ibintu byabaye hatari birahinduka biba umukara. Umuntu arakwanga, umuntu akagukunda, ugasanga uwakukunze niwe kubereye umukara. Yo ibintu by'inkunda zo muri iyi minsi asigaye ari danje, usigaye wizera umuntu akagutenguha hanyuma ari we wari wizeye. Umukara wabaye mwinshi ku isi, usanga ahantu henshi hari imikara myinshi. Ahantu hose ugeze usanga bigoye mani, ahantu hose uri kugera uri gusanga ibintu biragoye, uri kugerayo ugasanga ibintu byose byabaye umukara. Imihanda yaranyereye, imihanda yose yabaye imikara. Babari ubyumviye, imihanda yabaye imikara yaratunyereje, urukundo narwo rwabaye umukara ruratwangira mani. Umva mani njye nibyo nkubwira, ibintu byose byabaye umukara. Urajya mu bintu byinshi ubwenge bukivanga wanasara. Noneho ni nk'aba bajamu usanga bagiye mu rukundo, ugasanga rwabatesheje umutwe, rwabasasije, ugasanga rwababanye umukara. Urukundo iyo rurangaranye rukubana umukara, hamwe na hamwe wagera ushobora no kwiyahura mani. Abajama benshi uri gusanga bigiriye mu bintu by'inkundo, nta bintu bari kujyamo bijyanye n'iterambere, ntabwo uri gusanga bajya mu bintu byabateza imbere mani. Ngo nibyo nkubwira n'abagitifu, isi yababereye umukara, yaba abayobozi batandukanye isi yababereye umukara, abasinzi isi yababereye umukara, barareba isi bagasanga isi yababereye umukara. Abantu ibintu byose byababereye umukara, uretse n'abagitifu n'abayobozi bose ibintu byababanye umukara. Uretse muri uru Rwanda rwacu rukomeye ruri gukora ibintu birenze. Muri iyi si nta muntu isi itabereye umukara, abantu bose bareba isi bagasanga yababereye umukara, kubera ibirimo muri iyi si birimo biteye ibibazo, ibyago ndetse n'intambara.